6 itera bose aboroheje n'abakomeye n'abatunzi n'abakene n'abumudendezo n'abimbata gushirwaho ikimenyetso ku kiganza cy'iburyo cyangwa mu ruhanga kugira ngo hatagira umuntu wemererwa kugura cyangwa gutunda kiretse ufite icyo kimenyetso cya nyamaswa cyangwa izina rya ya nyamaswa cyangwa umubare w'izina ryayo. Aha niho ubwenge buri. Ufite ubwenge aba ari umubare w'iyo nyamaswa kuko ari umubare w'umuntu kandi umubare we ni 666. Imana itugirira rupfuwe ntabwo nteye ubwoba namaze kumenya neza ko ari wowe Yorodani nzakwambuka nigere iwacu aho ntazongera kubaha Imana kubw'ijambo ryawe. Izina ryawe nirishimwe. Turagushimye ko tugiriye icyizere tukongera tukagaragara ku Muhamya ni Yesu TV. Izina ryawe nirihimbazwe, izina ryawe nirishyirwe hejuru. Icyo ni kibi cyawe, intsinzi nikomeze ibyawe byose. Rero turakunezerewe cyane kubw'aka kanya, ndetse komeza ubane natwe, ubane na buri muntu wese ukomeza kumva ijambo ryawe. Abadukurikirana bose ubaha umugisha, ndetse n'abakomeza kudukurikirana bakana subscribe bose ukomeza ubaha umugisha wawe mu izina rya Yesu. Kandi nyiringabo Imana nibiba ari ugukanda subscribe gusa cyangwa se ari kubyumva bihinguke mu gutwi kumwe, icyiza nuko umuntu wese yakumva ijambo ryawe, akumva icyo umushakaho, akumva icyo umwuka abwira amatorero. Naho iyo subscribe itakandwa, ahubwo agakiza kawe kakongera kakagaragara mu isi yose, kakamamara ubutumwa bwiza bukamamara, buri muntu wese agahishurirwa ndetse akamenya inzira arimo n'urugendo arimo mu izina rya Yesu Kristo nyiringabo Imana. Ndaguhamagaye rero kuko views sizo zikenewe, ahubwo igikenewe kurusha ibindi ni ukwemerwa n'Imana Data wa twese uri mu ijuru, ndetse nyiringabo Imana n'abaye bakongera bakemerwa bakagirirwa icyizere. Ni mu izina rya Data wa twese n'iry'Umwana n'Umwuka wera. Amen. Zamuri Imana icyubahiro. Imana ishimwe kitwemereye tukongera tukabana n'Uwiteka muri aya masaha. Yego bene data, nshuti za Kristo, turongeye tugarutse imbere yanyu tuvuga gukomera kw'Imana, tuvuga imirimo itangaje Kristo akora. Imana ishimwe. Ariko muri aka kanya ndetse no mwaya masaha mpawe ijambo, cyangwa se Mwuka w'Imana ampaye ijambo mbaganiriza abari hano mu gihugu cy'u Rwanda no hanze yacyo, ndetse ndagira ngo tuganire kuri iri jambo witekerezo nanjye nitekerezeho inzira turi kugendamo ukihagaze. Imana itugirire neza. Ni mu byahishuwe Yohana, tugiye kuganira ku magambo ari mu byahishuwe Yohana ibice 13. Ibice 13. Yesu ashimwe cyane. 13 turasoma imirongo igeze muri 3 gusa. Wumva icyo umwuka abwira amatorero. Nushaka kwasoma hose uzakomeza wisomere, ariko nagize ubwoba. Yesu ashimwe. Nawe uri mu isi wagira ubwoba. Mvugira ngame. Nagize ubwoba, nawe uri mu isi wagira ubwoba.
Haleluya. Hindishwa umushyitsi n'ijambo utinya Imana. Imana ishimwe. Iyo dusomye ibi byahishuwe harimo amagambo menshi Imana cyangwa se harimo ubuhanuzi bwinshi Uwiteka yeretse Yohana afungiye ku kirwa cy'i Patimo. Wongera uzamura Imana icyubahiro. Bibiliya iratubwira ngo uyu Yohana yari ari kuri icyo kirwa cy'i Patimo ngo yerekwe igitabo gifatanyije ibimenyetso 7. Yesu ashimwe cyane. Yerekwe ibijyanye n'amatorero 7 yo muri Hasiya. Mvugira ngo amen. Buri torero ryose Uwiteka yagendaga rivugaho. Hari iryo yageze avuga ngo nzi imirimo yawe, nzi ibyo ukora, nzi kudakonje kandi utanashyushye, rero ngiye kukuruka. Ayo magambo yose twagiye twumva ijambo ry'Imana rivugwa mu byahishuwe Yohana. Ariko muri aka kanya tugiye kuganira ku ijambo rivuga ngo haduka indi nyamaswa ivuye mu gitaka cyangwa se mu butaka. Ngiyo nyamaswa yari ifite amahembe 2 ngo nk'ay'umwana w'intama. Bibiliya iratubwira ngo ihanura umuriro ngo uva mu ijuru ngo ugwa mu isi ngo ikora ibimenyetso bikomeye. Enezeta topinifo egra. Biragoye inshuti z'umusaraba muri iki gihe gusobanukirwa umuntu ufite umwuka w'Imana n'uwa Satani. Kubera ko bose baza bavuga Imana, nta n'umwe urimo uvuga ngo ni Satani akorera. Buri muntu wese azavuga Imana. Ariko umva ijambo ry'Imana icyo rikubwira muri aka kanya. Umva ijambo ry'Imana icyo rivuga muri aya masaha. Nawe uhindura ikintu bita isengesho. Yesu ashimwe. Niba uzi neza kuri n'umunyamwuka, usobanukirwa umwuka ufite uwo ari we. Yesu ashimwe cyane. Mvugira ngo amen. Ongera uzamure Kristo icyubahiro. Imana iri mu gihugu cyo mu ijuru itugirire neza, kandi Imana iri mu gihugu cyo mu ijuru nitwishimire. Ngiyo nyamaswa ngo yahanuraga umuriro ngo uva mu ijuru ngo ugwa mu isi. Ngo yakoraga ibimenyetso bikomeye, nanone kandi ngo yakoraga ibitangaza, ngo ndetse akarusho yari ifite amahembe 2 nk'ay'umwana w'intama. Zamurira Imana icyubahiro. Ngo yari ifite amahembe 2 nk'ay'umwana w'intama, ngihanura umuriro ngo uva mu ijuru ugwa mu isi. Bibiliya iratubwira ngo itegekesha ububasha bwose ngo bwa ya nyamaswa ya mbere ngo yakize urugomo rwayishe, ngo ibabwira kurema ibishushanyo. Enetopifo egra zeleta la sansenemeneta itipi ikiridraya, ngo ibabwira kurema ibishushanyo. Imana itugirire neza cyane, kandi Imana y'amahoro nitwishimire nibe mu ruhande rwacu mu izina rya Yesu Kristo. Ngiyo besha bari mu isi ngibyo bimenyetso yahawe gukorera imbere ya nyamaswa, ibabwira kurema ibishushanyo. Igishushanyo cya ya nyamaswa yari ikomerekejwe n'inkota. Ni 14 dusomye. Yesu ashimwe cyane. 14 ikabaho. 15 ihabwa guha icyo gishushanyo cy'inyamaswa guhumeka ngo kivuge kandi cyicishe abatakiramya bose. Mwazamura Imana icyubahiro. Ongera uzamura Imana icyubahiro. Ngo cyicishe buri muntu wese utakiramya, ngo utagisenga. Yesu ashimwe. Bwoko bw'Imana
ni mube maso, muhumuke, mukorwe ku maso, kubera yuko umwanzi yatwinjiriye. Ni mube maso, musenge, namwe murimo mugaragara ndetse kuri iyi mihanda, ndetse murimo muvuga Yesu Kristo, nimurebe ko muri kuvuga Yesu Kristo wa nyawe, kubera ko Satani yamanutse, kandi yamanukiye buri muntu wese, kandi arimo akora ibitangaza, arimo akora n'ibimenyetso, ndetse bigaragaza ko ari gukora ibitangaza bikomeye. Nyamara wasanga uwo muri gukorana nawe ari umwanzi Satani, ndetse mwebwe mutabizi. Kandi namwe mwasanga, ndetse namwe murimo muri babantu, ndetse murimo mukora ibimenyetso n'ibitangaza bikomeye, ariko murimo mukora ibyangwa n'Uwiteka. Imana itugirire neza, kandi Imana itwishimire cyane. Yesu ashimwe. 16 itera bose aboroheje n'abakomeye, n'abatunzi n'abakene, n'ab'umudendezo n'ab'imbata, gushyirwaho ikimenyetso ku kiganza cy'iburyo cyangwa mu ruhanga. Imana itugirire neza. Umva ijambo ry'Imana mwene data. Reka nkubwire, wowe ukurikiranye Umuhamya ni Yesu TV, umva ijambo ry'Imana icyo rikubwira. Umva ubu buhanuzi icyo buri kuvuga. Umva iri jambo riri muri Bibiliya icyo rivuga muri aka kanya. Nurangiza ube maso, utinye cyane, kandi uhindishwe umushyitsi n'ijambo. Reka dusubire mu 10 neza cyane. Haleluya. Imana ishimwe, Imana ihimbazwe. Njya numva impanda ivuze, mbona isi iratigita, abantu bagira ubwoba, babura aho bihisha. Njya numva impanda ivuze, mbona isi iratigita, abantu bagira ubwoba, babura aho bihisha. Eza amatwi ngo numva ibyo, numva induru ziravuze, ati ye babawe, iyo mbimenya nkihana. Yesu ashimwe. Zamura Imana icyubahiro. Bibiliya iratubwiye ngo itera bose aboroheje n'abakomeye, n'abatunzi n'abakene, n'ab'umudendezo n'ab'imbata, aribo ba Yesu Kristo b'imbata, gushyirwaho ikimenyetso ku kiganza cyangwa ku ruhanga. Yesu we, Imana itugirire neza. Iyi nyamaswa yahanuraga umuriro uva mu ijuru, yakoraga imirimo n'ibitangaza, ndetse bakavuga ko biturutse mu ijuru, ariko byabaga ari uguheza, zari imbaraga za Satani. Imana itugirire neza. Bano mwirukanka mu bahanuzi no mu madini, ni mube maso, mugire ubwenge. Buri muntu nabuwejejwe mu itorero arimo. Yesu ashimwe. Jambo ryarambwiye ngo nibakubwira ngo ari hariya, ngo ntuzihute ujya hariya, ahubwo uzaguma uri, kubera kazahagusanga. Imana itugirire neza, kandi Imana nitwishimire bene data. Ikimenyetso cy'aya nyamaswa, umubare 666. Yesu ashimwe cyane. Tubisomye muri Bibiliya. Bibiliya ni ibivuze
ntago ari njyewe. Yesu ashimwe cyane. Inshuti z'umusaraba, mubyuke, mube maso, musenge, kandi mwegera Imana. Ububyutse bube muri mwebwe. Mwongere mwambaze Kristo, mumubwire ngo duhishurire, ndetse mugenzi wanjye wari we mwamubwira kubwire, ndetse abane nawe yongera guha amakuru, ugendane nawe, kubera kubw'impanda z'Uwiteka zigiye kuvuzwa. Bantu benshi bahekenya amenyo. Imana itugirire neza. Abantu benshi bahekenya amenyo, bene data, bahekenya amenyo nshuti za Yesu. Iri jambo riteye ubwoba. Iri jambo ni ryo kwitondera. Yesu ashimwe cyane. Yesu nahimbazwe. Iyo dukomeje gusoma ijambo ry'Imana, Imana itwiteho. 9 haravuga, ibice 9 haravuga ngo impanda ya gatanu ira ariyo shyano rya mbere riravuzwa. Yesu ashimwe cyane. Imana nitugirire neza. Marayika wa 5 avuza impanda, mbona inyenyeri iguye mu isi, ivuye mu ijuru, ihabwa urufunguzo rwo gufungura urwobo rw'ikuzimu. Ifungura urwobo rw'ikuzimu, ruvamo umwotsi ucumba nk'uw'itanura rinini. Izuba ni kirere byijimishwa n'umwotsi wo muri urwo rwobo. Amen. Marayika wa 5 ngari ryo shyano rya mbere. Yesu ashimwe cyane. Ngo agiye kubona ngabona inyenyeri ngiguye. Imana itugirire neza, kandi Imana nitwishimire nshuti z'umusaraba. Bwoko bw'Imana, aya matorero 7 Yesu Kristo yayavuzeho. Avuga kubijyanye n'aya matorero 7. Imana itugirire neza. Ngo yori muri Asiya. Yohana yeretswe igitabo gifatanyije ibimenyetso. Ngo cyo gitabo ngo habura n'umwe wagifungura wakibumbura. Ngo mu bizima habuze n'umwe. Ngo mu bamarayika habura n'umwe. Ngo mu isi yose habura n'umwe. Ngo n'ikuzimu habura n'umwe. Ngariko ngo watumeneye amaraso, ngo niwe wafunguye icyo gitabo gifatanyijwe ibimenyetso uko ari 7. Imana itugirire neza. Imana idutabara nshuti y'umusaraba. Ijambo ry'Imana riratubwiye ngo haduka indi nyamaswa ivuye mu butaka. Ngihanura umuriro uva mu ijuru ugwa mu isi. Ngitegekesha ububasha bwose bwa ya nyamaswa ya mbere, ngo yakize urugomo rwayishe. Yesu ashimwe. Ngo ikora ibimenyetso bikomeye, imirimo n'ibitangaza birakoreka. Bantu b'Imana, nimumenye ko twajwemo. Nimusenge ubudasiba, mube maso, mwambara imbaraga, kandi mukomere kuri Kristo. Kandi ndabatangariza ngo ijambo ry'Imana ntago rigurishwa. Mwuka w'Imana, ubuhanuzi ntago bugurishwa. Niko ijambo rivuga. Twabuherewe ubuntu. Imana nishimwe. Ntabwo ibyo bijya bigurishwa.
ndetse kuririmbira Imana ntabwo bigurishwa, kuko ni ibintu waherewe ubuntu, nawe bitangira ubundi ubwire abantu b'Imana bakizwe. Agakizwa ntabwo kabamo kugurishwa cyangwa se gutanga ndetse iby'umubiri. Agakiza ntabwo ari ako kugurishwa, ndetse nta nubwo agakiza kagurishwa. Nshuti z'umusaraba, bamaso mw'uru rugendo, ubane na Kristo kandi ugenda ku mwuka akuyobora, ndetse kandi inshuti za Yesu wigendera ndetse mu bitare by'umumaro. Korwa ku maso, bwira Imana ngo nkora ku maso, menya uko ngenda. Niba iyi nyamaswa yahagurutse ifite amahembe abiri nk'ay'umwana w'intama, irimo ikora ibitangaza ndetse iri guhanura ndetse iri kuvuga imirimo ikomeye, ndetse iyi nyamaswa ikaba irimo ivuga imirimo n'ibitangaza, iyi nyamaswa ikaba ifite n'amahembe abiri nk'ay'umwana w'intama. Bwira Imana ngo Mana, nkeneye gukorwa ku maso bundi bushya. Bwira Imana ngo Mana, nkeneye kongera kwegerana nawe bundi bushya. Nkeneye umucyo w'ijuru kugira ngo unyobore. Nkeneye imbaraga z'Imana kugira ngo zongere zinyegere. Nkeneye ubwiza bwawe kugira ngo bwongere bumbanukeho. Nkeneye ububyutse budasanzwe. Nkeneye ijuru kugira ngo rikinguke. Imana nishimwe. Mwene data, nshuti z'umusaraba, dore itorero ry'Imana ryajwemo. Bwoko bw'Imana, ni mube maso cyane. Buri wese nasenge ku giti cye, buri wese nabe maso. Yaba ndetse mu itorero arimo, nagendane n'Imana nabe maso cyane. Buri muntu wese niyirinde ikivunge, niyirinde ikigare, ndetse nakorera Imana bikunze, kandi agende mu nzira za Yesu, kandi abane n'Imana, ndetse nabana n'Imana nayo izabana nawe, izamurinda mu bihe byose, ndetse izamuburanira atakiburanira. Yewe nshuti ya Yesu, ongera ugire ibihe byo kubana n'Imana ndetse no kwegerana n'Imana cyane. Imana ikugirire neza. Ongera uhishurirwe, va mu kigare urimo. Wowe wageza aho ugera, wowe Imana yatabaye, wowe Imana ndetse yafukuriye akagezi, yarangiza ikagira ibyishyira mu biganza byawe. Wagarukira aho ngaho, ongera wibuka uko wabanaga n'Imana, wongere wegera umwami Imana kugirire neza. Dore nubwo mu rugendo bikomeye, ariko Imana iri mu gihugu cyo mu ijuru, iracyafite umugambi mwiza ku buzima bwawe. Imana iri mu gihugu cyo mu ijuru, iracyakubereye maso. Nubwo bimeze gutyo, jya umenya ko Kristo yakugiriye neza. Ongera wibuke, ndetse Imana iri mu ijuru iguhamagara. Yaguhamagaye uri wenyine, irakubwira ngo mwana wanjye, haguruka unkorere, haguruka uvuge gukomera kwanjye. Imana iri mu gihugu cyo mu ijuru, irangije iraguhagurutsa. Niki kiguteye ubwoba? Yesu ashimwe. Niki gitumye ndetse wiganyira ukumva ko bidashoboka? Wowe hama mu nzira urimo neza, wirinde kuryarya Imana, wirinde kugenda uko Imana idashaka. Ugendere mu nzira z'Imana, kandi ubikora bikunze azagororerwa. Kuko nubikora ubikunze, ndetse uzabasha guhishurirwa ibyo nyamaswa, uzabasha guhishurirwa ndetse ayo mahembe abiri yari ifite nk'ay'umwana w'intama. Dore ikuzimu naho bagira Yesubare, uwo mwami nawe baramufite. Dore nabo barasenga, basenga nyabinge, basenga dayimoni. Ariko ndakwingingira ndetse kwegera Imana kugira ngo ibashe kuguhishurira, ndetse ibyayo matorero ibashe kuguhishurira, iby'urwo rugendo uri kugenda ibashe kuguhishurira, ibyaya nyamaswa. Imana ishimwe. Erega nshuti ya Yesu, bwoko bw'Imana, wowe kingura umutima wawe gusa, nicyo Yesu Kristo agusaba. Kwegera Yesu Kristo nta mafaranga bisaba. Abakubwira amafaranga barakubeshya. Kwegera Yesu Kristo nta mpano bisaba. Abakubwira izo mpano barakubeshya. Dore hari benshi cyane basigaye bakoresha Bibiliya babeshya ngo barimo barashaka, barimo barasenga Imana,
ahubwo barimo bayobya abana b'Imana. Guma mu itorero urimo, ubu wejejwe muri ryo. Imana ikugirire neza. Ushobora kwibaza ngo mbese umuntu yamenye ute umuntu ufite imbaraga z'Imana n'iza Satani? Icyo urakibaza, uhora ukibaza. Yesu ashimwe. Nawe muhanuzi wijya wiyemera uvuge ngo ndi mu mwuka w'Imana, wabwirwa n'iki se niba ari umwuka w'Imana ukurimo? Imyuka yabaye myinshi, abarungi barakora, Satani afite imbaraga ari gukora. Ahubwo menya neza inzira urimo, kandi ujye utinya Imana. Imana ni gukoresha ukavuga ibyayo. Ujye wongera utinye, usubira inyuma, ujye kwihana, ubwira Imana ngo Mana umbabarire cyane niba hari inzira nagendemo zitakunezeza, ndi kuvuga ijambo ryawe, cyangwa se ndi kuvuga gukomera kw'Imana. Wowe uzi neza ko iki gitabo cyanditswe, uzi neza ko cyanditswe n'abantu. Yesu ashimwe cyane. Ariko wakubaza umuntu wacyanditse ati wigeze umubona, wavuga ngo sinamubonye. Ariko iyo uhagaze ku kuntu uri kuvuga ngo dore ngo cyanditswe n'abanyabwenge b'isi, biratangaje cyane. Uwo munyabwenge w'isi wanditse iki gitabo, wanditse iyi Bibiliya, Yesu ashimwe cyane, ntabwo yari afite ubwenge bw'isi, yari afite ubwenge bw'ijuru. Abantu benshi rero bafashe ubwenge bw'ijuru babuca amazi, barangije bifatira ubwenge bw'isi, barimo barayoborwa n'isi, ntabwo bakiyoborwa n'Imana. Niyo mpamvu wa mubare 666 wabageze ku ruhanga. Imana ishimwe. Ushobora kwibwira ngo uwo mubare 666 uzaza wiyandike mu kiganza, cyangwa se usiyandika kujya ku ruhanga, buri wese ajya ruba, nyamara ugasanga wagezeho kubera ubwenge bw'isi bwakuyoboye. Nyamara mbere wayoborwaga n'ubwenge bw'Imana, mbere wayoborwaga n'ijuru, mbere wajyaga gukora ikintu bazaga kugisha inama, ukayigisha inama, yarangiza ikakubwira ngo mwana wanjye tware gutya, genda gutya muri izi nzira. Ariko ubu ngubu usigaye wowe nta kintu ukora, wafashe ndetse ubwenge bw'Imana, ubuyobozi irari ry'umubiri ryawe, urangije ufata ubwenge bw'Imana, urangije ubugurisha amafaranga. Yesu ashimwe cyane. Uraho ngaho urimo uvuga ngo tanga ibitambo, ati kubwo kugira ngo Kristo agukureho umwaku, ngo kubwo kugira ngo Kristo ngo ndetse aguhe urubyaro. Reka mubwire wowe urimo uvuga ayo magambo, ndagutangariza ngo igitambo ni Yesu Kristo. Niwe watubambiwe wenyine, nta kindi gitambo kindi kizigera kibaho, nibishoboka. Ahubwo wowe kubera inda nini yawe nutemera guhinduka, nawe Uwiteka ndetse arakwibasiye. Imana itugirire neza. Imana nikomeze twishimire bene data, ba mu muyoboro wa Yesu, ba mu muyoboro w'Uwiteka neza. Gukurikira Yesu ntibiruhije, nta mbaraga bisaba. Gukurikira Yesu nuguca bugufi byonyine. Nawe uri muri aho ngaho uri muca abandi ikiru ndetse kijyanye n'iby'isi. Ntabwo Kristo yigeze agutuma guca abandi ikiru. Yesu ashimwe. Imana ihimbazwe. Kuba ukijijwe n'iby'igiciro wabiherewe ubu. Imana ikwishimire, Imana ikwiteho cyane. Kuba Imana iri mu gihugu cyo mu ijuru, yaravuganye nawe ngo uzankore, ntabwo yagutumye ngo ugende ujye kwirirwa ufata ndetse iby'abakene ubirye, ujye kwirirwa ufata iby'abapfakazi ubirye.
ahubwo jya umenya ngo abapfakazi bakeneye kubaho, abakene bakeneye kugirirwa neza n'Imana. Ntabwo Imana igeze igutuma ngo ugenda usombe iby'ubwo bwoko. Imana iri mu gihugu cyo mu ijuru. Ni ukuri nitugirire neza bene data, nitugarukira aho ngaho, ongera wakira ububyutse bwa Yesu, ongera ubane n'Imana, ongera wegera Imana, ongera ugendane n'Imana cyane, kubera ko nugendana n'Imana cyane irabasha kuguhishurira iyo nyamaswa iyo ariyo, irabasha kukwereka inzira ugomba gucamo, irabasha kugira ibyifunga ndetse nirangiza igira igifungura. Imana ishimwe rero bene data, nshuti z'umusaraba, nitube maso tutagwa mu moshya, kubera ko inyamaswa yazamutse kandi ivuye mu butaka, ifite amahembe abiri nk'ay'umwana w'intama, dore yaje gukorera ku isi ku mugaragaro, kandi ije ndetse yitirira kari izina ry'Imana, dore irimo irazenguruka ndetse ku isi hose, ndetse irimo irazenguruka ndetse no mu Rwanda naho yahageze iyo nyamaswa, ndetse ifite amahembe abiri nk'ay'umwana w'intama, iri guhanura umuriro uva mu isi, uva mu ijuru ugwa mu isi. Mwene data rero bamaso cyane kandi usengane umwuka iteka. Imana iguha umugisha rero kubw'iryo jambo ry'Imana. Ndagutangariza rero mw'uru rugendo, bana na Yesu, egera Yesu, korera Imana nk'umuntu uzapfa ejo, utitaye ku by'isi bitagira iherezo. Niko nshoje nkubwira. Imana ikwishimire kandi ikomeze ibane nawe kandi ikomeze iguha umugisha. Murakoze kubw'ijambo ry'Imana, tuzamuriye Imana icyubahiro kubw'aka kanyari duhaye. Rero nkomeje kubashimira nshuti z'umusaraba, mukomeje kumva ijambo ry'Imana. Reka mbabwire bene data, nshuti za Yesu, wowe nta kindi bisaba. Yesu Kristo nashimwe. Subscribe yawe wayikanda, ni uburenganzira bwawe kuyikanda ndetse bikurimo. Ariko icyo si cyo nge nsize imbere. Nge nahagurutse kubwo kugira ngo Imana impagurukije kubwo kugira ngo tuganire ku ijambo ry'Imana, twongere dusubire mu bihe bya mbere bya basogokuruza duhamagarije Imana. Rerahuri ububyutse bw'Imana ni bukubemo, wongere wambara imbaraga. Iri jambo nuryumva wiryihererana, bwira bagenzi bawe ngo nitwongere tubyuke twegera Imana. Wicogora gusenga kubera yuko ndetse wasengeraga mu idini wasengeragamo, ntabwo Imana iri kureba iryo dini, iri kureba umutima wawe. Umutima wawe niwe Imana yishimira mwene data. Rero garukiraho wegera Imana, wicogora gusenga, wicogora gusenga, wicogora gusenga nshuti ya Yesu, wicogora gusenga mwene data. Egera Imana cyane, bana n'Imana. Imana iri mu ijuru ikugirire neza. Umva ijambo ry'Imana, wumva ishurirwa ririmo, urisome mwene data. Nturebe ngo narisobanuye nabi, nturebe ngo narivuze nabi sinzi gusoma, ahubwo wowe kunda ijambo, wikunda njyewe ntacyo nakumarira. Kunda ijambo ry'Imana. Ni wumva unyuzwe, subscribe ya uyime. Ariko numva bitakunyuze wowe, cyangwa se numva bitakurimo, wowe gusa urebe wumve icyo umwuka abwira amatorero, kubera yuko nabyo ndetse ibingibi mu minsi iri imbere ugiye kureba icyo Imana igiye gukorera abantu benshi, kandi nutaba amaso nawe uzabamo. Rero dufatanye muri rugendo kubwo kugira ngo tuzamurane mu izina rya Yesu. Kandi wowe wumva ko ndetse urembejwe n'ubuzima, uburwayi bukomereye nabi, mu izina rya Yesu ndavuze ngo kira mu butware bw'Uwiteka, kira mu izina rya Yesu.